nongeye kubasuhuza mwese abakurikira Umunara TV aho muherereye. Kuri ubu bavuga yuko umujyi wa Kigali uri kugereranywa ndetse n'ibihugu bikomeye ku bijyanye na development, umutekano ndetse n'ubwiza nyaburanga. Ntabwo yababeshye. Munsi Umunara TV wazengurutse hirya no hino gusura uduce dufite amazu akomeye kandi ahenze ku ruhando mpuzamahanga nka Convention Center ndetse n'ahandi. Kimihurura ni hamwe mu hantu nyaburanga hasigaye hari amazu agezweho ku rwego mpuzamahanga, ndetse kugeza aho n'aba mukerarugendo iyo baje babona indorerwamo yaho hantu. Umujyi wa Kigali ukomeje gutera intambwe mu bijyanye n'umutekano, amazu agezweho y'icyerekezo ndetse n'ibindi. Imihanda iyo uhageze nijoro nibwo ushobora kubona itandukaniro ry'umujyi wa Kigali ndetse n'indi mijyi igiye ikikiza igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko iyo ugeze i Kigali, Kimihurura, Kacyiru ndetse na Nyarutarama, ukazamuka ugasura umudugudu w'icyitegererezo uri i Gacuriro, ugakomeza werekera i Masaka, hari ibiyaga bimaze kuhaboneka byinshi cyane iyo ushaka kwihera amaso. Ibyo rero bizamura standard y'ubwiza nyaburanga mu mujyi wa Kigali. Mu Rwanda by'umwihariko umujyi wa Kigali niho hantu honyine ushobora gusohokera ugatuza ugaruhuka mu mutwe, kuko hari byinshi ushobora kugenda ureba bityo bikagufasha. Bakunzi b'Umunara TV rero, reka dukomeze tubatembereze umujyi wacu, umujyi mwiza utabasha ndetse no kugereranya n'iyindi mijyi ya hafi, ahubwo wayigereranya no mu mijyi ikomeye nk'iy'Uburayi, mu Buruseli n'ahandi. Murakoze.